Yeah, wiriwe. wiriwe dore abantu hano bari kwandika bati ngo Kasuku biriya jewe nibaza impamvu agira iki kukugeza kuri family z'abantu n'ukuri birababaje. Yes, Okay. niyinjire muri family ye. Yes, wiriwe. Ego neza. Muranyumva neza? Yes, genda pum. Yes. So, ukuntu ibintu bimeze, Kasuku, first of all, Kasuku niwe cyane utuma uriya mwana antuka. Yes. Vuga Kasuku yajyaga akora ibiganiro akazana abadamu badafite uko bameze, abashaka mituweli, abantu ngo abantu babyaye abana imitwe ibiri akatwoherereza tugafasha nk'abadiaspora nk'uko dukunze kubikora. So recently aza kunyandikira ubundi akambwira ngo aranyotewe nkamuha icyo muhaye nkamuremera nk'uko aba yabishatse. So recently I put a stop on that. Ndambwira Kasuku nanjye hari ibintu ndimo bingora. I don't think ko nzajya mbona amafaranga nguha umbabarire. It's not forever when igihe kizagera gihinduke, ariko right now I'm gonna put a stop. Nta mafaranga mfite yo kujya mfasha abo bantu, nta n'amafaranga mfite yo kuremera. So Kasuku aranyihorera, arongera aratryinga another day. Yabikoze nk'insheshatu abona koko ntabikoze nk'ukuntu twajyaga tuyamo. So Kasuku ikintu yakoze abona uriya mwana kuko we bari baraganiriye, uriya mwana mubwira ko ava mu muryango iwacu. Ngewe ngiye kubabwira story y'uriya mwana. Uriya mwana niba mbonyeho mu buzima bwe ambonyeho kabiri, kandi nababarira n'iminsi yambonyeho. 2014 naratashye mu Rwanda, yari umwana muto ari mu rugo, mama afasha abana benshi b'imfubyi. Uwo mwana sindamusize mu rugo njya kuza mu bihugu byo hanze cyangwa se aho nabaga muri Uganda, ariko ntacyo nsanga mama afite abana benshi arera. Ndamubaza arambwira atabagore baraje babantera ku muryango baragenda bambwira ko ari abana bande ba musaza wanyu. Urumva iyo ni story y'uwo mwana. Abagore babiri baraje, my brother ngo amaze gupfa, bamutera uwo mwana ngo w'umukobwa, uwo mwana ngo yarazingamye, bamutera umwana w'umukobwa. My mother was 67, aramufasha aramufata ari umwana w'uruhinja aramwonsa, yaramugaye amaguru amutwara kwa muganga amushyiramo plaster, ararwaza umwana mukura muri malnutrition yararimo, umwana aramukuza amushyira mu ishuri. Njyaho natahiye mu Rwanda uwo mwana yari about 10 years old cyangwa se 9 years old. That was 2014. Ndataha mu Rwanda nsanga mama afite abana benshi n'uwo mwana yararimo. So uwo mwana basically yari muto, ntacyo urumva ko ntacyo nari kuganira n'uwo mwana. Njyewe icyo nakoraga narabafashije, bari abana benshi narabafashije b'imfubyi nasanze mu rugo, narabafashije nkajya mugurira utwenda, umunamubaze nkajya muha amafaranga. Nari mfite amafaranga ntise nta nkweto ufite nkamutwara nkamushopingira imyenda, utwenda yarabuze mu rugo nkatumuha. Numvaga nanjye nshaka gufasha abana, kandi koko bari benshi bose narabafashije, ntago ari we wenyine nafashije abana benshi nasanze muri urwo rugo rw'iwacu. 2014 nafashe indege ndagaruka, na spendinze months. Urumva umwana mutoya nta kintu cyinshi twari kuvugana uretse ngiye kumuha urukundo rw'umubyeyi, nkasanga hari icyo abura nkakimuha nkiciraho nkagenda. Kuva mubonye first time 2014 nagarutse muri Canada, nishyize ku mwanzuro kujya mufasha. Ubwe arabivuga mu biganiro byati yajyaga anyohereza amafaranga, ntabwo abihakana ko ntamuhaga amafaranga. Namuhaga amafaranga ya upkeep, kwiga yarigaga ari mu ishuri, ntacyo yarabuze. Haga upkeep, nkamugurira uniform, nkamugurira ibintu byose yaburaga mu rugo. Aho yatangiriye kugira imihango whatever, nkajya murebera n'amafaranga y'amapads byose arabireba. Mbese I took care of all kids I found home, naratekinze care. So 2020 muri covid narongeye ndataha, sanga umwana yabaye inkumi. Urumva umwana nasize afite imyaka 10, nagezeyo nsanga afite nk'icumi 16 ibintu nk'ibyo. Naragarutse mbona koko arambwira ati ibi nibi simbibona bra. Ndavuga ni humura nzajya mbiguha. Naragarutse koko nkagenda muha upkeep,
namuhaga amafaranga nagiraga nte n'abandi ni benshi nafashaga n'ubu ngubu abandi dufite imfubyi nyinshi mu rugo baje bazana abana bakavuga ngo naba musaza wanjye abo bana nabafashije kandi bavuyemo abana bazima n'ubu bameze neza we wenyine ni wawe waretse ishuri ava mu rugo ariruka aratorongera aragenda arabyivugira igihe naherutse kumuha amafaranga nabanje kujya muhanura kuri telefone nkambwira n'ukomeza zino ngeso mbi nguko ukamuha amafaranga akayatwara mu bamotari twari dufite umupanga yaho ngaho w'umugabo afite umugore akajya ararana n'uwo mugabo ari under age ibyo bintu twabanje kubipfa behind the scene nimukajya mwumva story one side mujye mugerageza mwumve n'izindi side umugore akajyaza akatwihanangiriza mu rugo ati uyu mwana nzamwotsa nzamutwika hataryamana n'umugabo wanjye umwana yari under age so njyewe ikintu nakoze navuze ni rero wa mwana we nukomeza bino bintu rwose ntuzatuvune njyewe nzakureka ntabwo nzakomeza kugufasha umeze gutya one time birakomeza bikomeza noneho nkajya muha amafaranga icyo yakoraga akayatwara mu bamotari umwana bikirara aragenda noneho akajyaza ari blacked out mu rugo iwacu mbwira mama ni rero mama ntibi ntabwo nzabivamo nanjye mfite ibibazo bindenze mfite abana nanjye ndeberera mfite isi yose ndeberera mfite abantu bese uyu mwana njyewe niba afite ingeso zimeze gutya ntabwo ndi bukomezanye nawe naramuhanye naramuhanuye naramukansorinze nimukajye mwumva one side of the story uwo mwana naje kugiving up ndamubwira ni rero njyewe I've given up ariko iki ngiki kugiving up kwanjye ni ingeso zembi nawe atihakana zabiteye rero ntabwo aricyo yajya hari akajya ntukira akajya avuga ngo yarwaye trauma kubera njyewe ntabwo ari umwana nabyaye mu nda yanjye amezi 9 ngo naramutaye ku buryo nazira icyo ngicyo kandi niyo yaba ari umwana wanjye agakora ibyo ngibyo akananira na giving up nkamukuraho amaboko she should understand that umwana wa musaza wanjye ntabwo ndi obliged kujyaho ngo mufashe nta hantu byanditse ngo mufashe ikindi ngo naramwihakanye of course namubwiye nabajije mama niko kantu yafashe nubarakavuga ndavuga ariko mama uyu mwana ni uwacu kweri ibi bintu mu muryango ko bidahari giye ko ntazi umwana w'iwacu ameze gutya ibyo bintu naye aragenda avuga ngo naramwihakanye ku gasozi of course narakwihakanye kuko sinzi ukuntu umuntu ashobora kukubwira akaguhanura ukanga ukarenga kubyo yakubwiye naravuze nti I don't think kuri uwacu uzazane DNA kandi iyo DNA zaza ari izi wacu nta kantu ka DNA nkubonamo gasa naki wacu niyo wazizana DNA zisa n'izi wacu zikaba ari izi wacu ugifite imico imeze gutya ukijya hari akarubanda ukantuka ukijya hari ukamva mukavuga ngo ngiye ndyamana n'abana batoya ukijya hari ku karubanda ukanyuba ukatutanaziranye ukavuga life yanjye yo muri Canada yombayeho I don't know you kandi nanjye ndagusaba kutamenya I do not know you kandi sinzapfa nkumenye nongere mbisubiremo ntabwo uri uwacu just because I don't think ko DNA zi wacu zikora ibyo bintu I doubt you period niryo jambo nakoresha ndadoutinga dusubire kuri Kasuku baca umugari mu cyongereza ngo nawe Jackie wiyita Jackie kandi iryo zina Jackie nongere highlighting ninga abanyarwanda hari umwana wa mubyara wanjye I mean my niece yanga kubi yaragiye yiyitirira amazina ye ayo siyo mazina y'uyu mukobwa akoresha yiyitiriye amazina ya my other niece kugira ngo nawe amusebye muri izi gahunda ze arimo business ze iyi business yakora kugira ngo ayiyitirire ashyiramo amazina ya my other niece ayasa amazina ye akoresha hangaha Jackie Uwase yafasha yuriya munisi kugira ngo amwangize no muri business ze azagira ati jewe rero ikintu nabwira Kasuku n'uyu mukobwa never beat the hand that fed you kirazira Imana yonyine igukubita inkoni utazi aramvuma niwe Mana yandemye never beat the hand that fed you mu Kinyarwanda ntuzakubite ukuboko kwakugaburiye kirazira nibibaho rero ngiye wa mwana w'umukobwa we untuke ukora uko ushaka naragufashije uranabyivugira yes niba uzinguru wa mu muryango iwacu genda ukore DNA niyo zaza zisa n'izi wacu you owe me apology kandi sindi ngombwa ngo nzakubabarire so forget about me I forget about you ntunzi ntago nkunzi
ntabwo nkuzi period tubyumvikane gutyo ntuzambabarire nk'uko bivuga nanjye sinza kubabarira noneho uriya gasuku aza mu miryango y'abantu akaza because you trigger me to give you money, you manipulate me to give you money. Kasuku, forget about it. Niyo najyaga nguha buriya wabyishe and you are not royal. I will state that and again. You are not royal. N'abandi uzabahemukira gutyo kandi umuntu uhemuka buri Imana imuha iramwishyura. Urakoze giha. Urakoze kandi sinzi ukuntu nagushimira. Sawa Jen. Okay. Hello. Belinda. Oui. Hi. Hi. Mana we umva. Nagiye rero nkubwire. I'm so sad reka nkubwire no kumva Janet nona ari kuvuga uko ari kuvuga right now ni ibintu bibabaje cyane. Kubera yuko personally Janet ni mubyara wanje. Let me start like this. Janet ni mubyara wanje, ni mukuru wanje, sibyo? Umuntu nzi kera cyane, kera turabana turababebe. Naga ari umuntu nzi ejo, naga ari umuntu nzi imyaka 5 yashize, naga ari umuntu nzi imyaka 10, naga ari umuntu nzi. So, ni umuntu nzi turabana. She was older than me ariko ndamuzi. You know, so kuba numva Janet muri aka kanya avugana akababara afite n'agahinda afite right now n'uburyo ari kuvuga right now ni ibintu bibabaje cyane. Ikintu cya mbere navuga kuri njyewe narababaye cyane bwa mbere nkibona uyu mwana witwa Jackie, nkimubona mbere ntaramenye yuko dufite n'icyo dupfana. Narababaye mbona ari umwana w'umukobwa nyine ukuri ibyo yakoraga ariko of course imihanda nk'uko tuyita imihanda ikongoza gukora ibintu ibyo ari byo byose and we never judge anybody kubera yuko nta muntu wajaginga undi bitewe n'ubuzima anyuramo bitewe n'ibyo anyuramo n'ibiki byose. So to my surprise bwa mbere mbona ikiganiro cya Jackie ashyiramo amazina yombi ya Janet Gisetsa akavuga Janet Gisetsa muri Canada, and then kuri njyewe nabaye very shocked kabisa nakubeshya. Iki kiganiro nacyumvishe Janet nta n'ikintu namubwiye nta n'ikintu namubajije naracyumvishe nza kumva icya kabiri noneho nibwo natangiye kuvuga ese what's really going on. Noneho tuza kuvugana uwo mwana sinari muzi pe Jackie ntabwo nari muzi nawe ntabwo anzi umubajije. Famiye yacu iri very extended, ni famiye nini cyane, is very extended ariko mu byukuri to my surprise ikintu cyabaye nuko ntabwo mvugana na Janet ndetse naramubwiye are you really sure yuko uyu mwana ni umwana wo muri famiye? Kubera ko mu byukuri twebwe mu rugo uburyo twakuze n'uburyo n'ibiki byose ntabwo nigeze mbona umuntu wacu wo muri famiye cyangwa se w'umuvandimwe cyangwa se yaba shaje uyu mwana nuza Jackie ariko sinigeze mbona kuko ndanga no kumukomeretsa kuko simuzi pe ariko ntabwo nigeze mbona umuntu uduturukaho ushobora kujya out there akiyandarika cyangwa se hari uburyo twebwe muri famiye tubungabungana tugafashanya tukarunda, you know, you get close to each other. Niba hari umwana ugize ikibazo ukagerageza ibintu byose bishoboka. So to my surprise njyewe uyu mwana to be very gihasi nakwesha inshuti yanjye ntabwo nari narigeze n'umunsi n'umwe menye uyu mwana pe. Nabaje n'aba oncle banje urumva, nabaje n'aba oncle banje mbaza Janet urumva bampa amakuru neza amakuru y'uwo mwana of which
ayo makuru wenda Janet yabivuzeho cyane nta nubwo Jena najyamo cyane kubera yuko njyewe ntayo nzi cyane pe amakuru y'uwo mwana ntayo nzi kuko almost njye ndi umuntu wo muri famille like I really get into family yanjye yaba kuri matano cyangwa patano kwa mama no kwa papa it's so deep ku buryo ndi umuntu nyine ukunda kumenya ibintu bya famille kwita sinzi ni ibintu bimbamo tu urumva ariko mu by'ukuri uwo mwana ndakubwiza ukuri n'aba onkle banjye nabazaga sibyo aribo ba uncles be nyine sibyo ibintu bambwiraga nyine byabaga nyine ari ibintu bidafatika pe nkubwije ukuri donc histoire ntabwo ari history yafatikaga pe n'uburyo umwana yitwaye nyuma y'ibintu wenda urumva dufite amateka atandukanye pe sibyo amateka atandukanye n'ibiki byose ariko ngo yatwanze cyangwa twashwanye tugire n'ibibazo duhabwa n'abanyamakuru ahangaha badutesha agaciro batuma dukora ibyaha nk'ubu Jack nakuzanye nk'ubu ikiganiro kigize ibyaha ubu jyewe ndi kuvuga ni mudufashe ntihabeho ibintu byo kujya kuregana n'ibiki bikemuke kandi muturamo uyu nguyu ubu Jean Paul ntafunze ibitangazamakuru byamukoresheje interview ko biryamye murashaka gushyirishamo uyu mwana ngo ni Jackie nta soni Jackie yes neza yego meze neza Jade imbere na mbere ndagukunda nanjye kandi urabizi sasa rero njyewe Jackie kuba nje nagenda kuri kamera nkakora ibiganiro ngira ngo mumaje kumbonamo amasura menshi yego ngenda umwana mwiza pe yego umwana mwiza ariko like abanyamakuru hari ukuntu babaza ibintu n'ibitabareba bakabibaza yego mu by'ukuri kuba nje naragiye mvuga ubuzima bwanjye bwose ariko sinigeze ninjira Janet na kuriya yego wabitewe n'ikishiri gasuku mwana kuma shaka susureba jihad yes jewe Jack ndagenda nyikora hara kuri kamera ntazi ibyo ngiye kuvuga ntabizi umunyamakuru akaba arambajije akaba atumye ngira depression ngatangira gutekereza ibintu byinshi bikambana byinshi mu mutwe Nejo navuze ati kuki ukunda kuzana no mugore muri zino YouTube aba kuri YouTube kuki ukunda kumumbaza ngiye ndagira ngo mbabwire ukuri kose yego Janet ntago tuziranye biri deep cyane inde Janet tuya mushiki wa papa wanjye rwose nawe amaze kubivuga hano ngo ntago muziranye ntago tuziranye aziranye nababyara banje kuko nibo yakunze kundusha yego tuvugisha ukuri yego Jihadi njyewe nahakanwe muri famille kuva nkiri mutoya naratacorinzwe bihagije Jihadi abo bagabo ari maranciza abo bamotari nta numwe nigeze ndyamana nawe ahubwo umucecuru yaravugaga ngo amafaranga ngo woherereza ngo Sharon ngiye nitwa Sharon sana se Sharon izina Jackie ni aka nkuko witwa Jihadi nkuko Brian yitwa DJ Brian cyangwa nkundi wese kumwita amazina Jackie ni aka nago nari nzi yuko ngo mubyara wanjye yitwa Jacqueline nago nari mbizi ngewe izina uwase ni usanase ni meaning yari Sheila ni Sharon mubirebe mubimenye ngewe kugira ngo nitwe Jackie nagiraga ngo binyibagize izina Sharon basi mbashe gukira gahinda nze mu yindi sura zatanga ukuri nyuma ngewe Sharon natacorinzwe bihagije muri famille ntibigeze bankunda na nisa nabivuga niba jewe rero use kurira Jackie rero mfasha komera wirira komera kugira ngo abantu bumve nta muntu n'umwe ndikurira hano abankunda barankunda utankunda rurere nawe n'indinga manje narireze nzi uburibwe bw'ubuzima ntabwo nakwemerera Janet yuko yaza agahimba inkuru ahanga akavuga ngo ngewe ngo yoherezaga amafaranga ngo nkajya kuryamana n'abamotari
ntabwo nabyemera. Janet yo yaraje 2014 nge nabivuze nibwo twari duhuje amaso ku yandi ndakana gatoya. Janet asanga ubuzima burakomeye, ubuzima mbayemo, akajya yohereza amafaranga yacisha kuri Grammy wanjye, akavuga ngo nyakoresha nyine ko nari natangiye no kujya mu bintu by'amaperiod, ajya ngura muto two dukoresha n'ibiki ndinda je secondaire, ngiye muri wa mbere secondaire Janet nibwo yanyihakaye. Janet yatangiye kwikora ibintu utamenya nyine kubera excuse za Grammy wanjye ko yagendaga ahimba ibintu ashaka kunteranya nawe kuko yabonaga ko dukundana cyane. Janet akabasha kunyumva icyo gihe, ariko kuva ku itariki nago niba ari itariki 20 zo kwa karindwi Janet avuga ngo amafaranga ngo yohereza ngo nyapfusha ubusa ndayangiza kuko nanyweye inzoga ngiye nshaka kwiyahura kugira ngo mve mu buzima. Nshaka kwiyahura ngewe Jack, inzoga ziragenda zinwika igifu, n'ubwa mbere nari nkojeje inzoga mu kanwa, icyo gihe cyanduka za nzoga zitwa ibyuma ndabyibuka. Ndagenda njya kuzinywa nzinywana n'abashuti banjye bo muri secondaire biga senior 5 senior 6, ye nakuze nkomenikana n'abantu banduta gusa, abantu bari hasi yanjye, abantu tungana sinjya mvugana nabo kuko nta gitekerezo kizi bajya basangana sibye kunshinyagurira. Mu by'ukuri naragiye mu inzoga nge ndabyemera ko nazinyweye, ariko sinazinyweye mu mafaranga ya Janet. Janet yoherezaga amafaranga umucecuru akayapasuramo kabiri akamereza ubufaranga bw'amafuti, nagire n'ikintu amarira nayo nibimbuze kujya gushakisha muri abo bagabo n'ubundi ukuntu abivuga, ariko sinigeze ndyamana n'abamotari, ako gasuzuguro ntabwo nigeze gahumura nako, ariko byibura twabaga ducyaka tukoherereza. ndabyemera kandi sinigeze makana yuko Janet atigeze amereza amafaranga yiwe, ariko yayamereje nkiba mu rugo, nkiba mu rugo. None ko wavuye mu rugo, reka mbivuge jiha byose, reka oya njyewe nanjye nta hantu naba ntandukaniye n'aba banyamakuru, sibyo naba ngiye kwinjira mu bibazo by'imiryango. Buretse gato njyewe ntago ari komeza, umva komeza wowe umbabarire, ntugire imiryango winjiramo, ibibazo by'imiryango birahari, natwe turabifite tuzanye ibyacu wagira, noneho ntunagira rwose. kandi nawe wumvise kuje kubisobanura ukavuga uti nutwe dufaranga duke yampaga najyaga no mu bagabo, kandi koko ibyo byose byavuzwe. najyagamo ndabizi neza, najyagamo na n'ubu mbajyamo, ntabwo ngiye Jack mbihakana. Ubu ni ubuzima bwanjye, yego nta n'umwe bireba mu maso. Yes, ubu ni ubuzima bwanjye, uburibwe bw'ubuzima bwanjye, urumva. Ntabwo ngiye Jack mbihakana kuba ndyamana n'abagabo kugira ngo mbashe kubaho. Niba yarangiriraga impuhwe kuki atangiriye impuhwe akimenya ati Jack yatorongeye yataye umuryango, ngajye kumiga ajye kunshaka nsubize mu muryango ne kwandagara, mukavuga ngo ni discipline nyeya harye bo bagize iyi. Ni oya ari kuvuga ngo yaranyihakanye, kandi kuko yaranyihakanye nyimara kuva mu rugo ntaranavayo. I think kuri iyo tariki mu kwezi kwa karindwi yohereza umugore urumva, yohereza voice note umugore w'umuturanyi, araza ayumvirisha Grammy, aravuga ngo ngewe umwana ntago muzi, niba mwaramutoraguye niba mwaramukuye ntago muzi, aranyihakana bikomeye cyane. Ndavuga ati kuva iyi saha nanjye ndamwihakana, mundeke menye ubuzima bwanjye, ejo natazanakira akavuga ngo niye wanyijije, ntacyo yigeze amarira. Kuba yarohereje ayo mafaranga yayoherezaga kuko nari umunyeshuri narigaga, abikorera Grammy, abikorera musaza we ko musaza yarapfuye, urumva. Sasa rero kuba umucecuru yaragiye akaduteranya bya nibyo abacecuru by'imiryango, bigatuma Janet anyanga, akomeza nyange pe. Nanjye naramwanze bihagije, ewana naramwanze pe bihagije, sineza no kumubabarira. Rero gasuku hariya nkajya kuri YouTube, yego tukavuga ikintu runaka, ngumva gasuka azanyamo Janet amuhereza iki ku buryo amuzana kuri YouTube. Naramubaje se Janet mupfana iki, aguhereza iki, iki wa umumbaza ushaka kugera kuki, niko gutomboka. Ngiye nifite stress byanye, nifite depression yanjye. Janet ari mu bantu bambabaje cyane kuko niye muntu wa mbere nizeraga muri famille, niye muntu wa mbere nakundaga muri famille kurenza ibindi byose.
niba muzi urukundo ukuntu rujyana mu buzima namwe mwimagine icyo kintu Janet naramukundaga buri kantu kose kabaga muri famiye narakamubwiraga nawe akambwira akanganiza nk'umuntu unyumva unega amatwi ariko kuva yanyihakana akanyita ikinyendaro akanyita yuko nari umwana musaza ngo naho duhuriye tutanasabe na gatoya hasigara na grameri wanjye kuko yabyaye papa wanjye akaba yavuga ati uri umwana w'umwana wanjye nge sinakwihakana. Rero Janet rero muri kumva ngari mukuri ngo kuvuga ngo urajyaga ndyamana n'abagabo nawe uri mukuri nawe uri mukuri kuko ndacyajyamana nabo mana yawe sinzi ahantu bimurya abo mana kuraje kandi pole shu ntago nzi ahantu bimurya kuba ngewe Jackie naryamanye n'abagabo cyangwa kuryamana kugeza ubu nta kibazo gihari kubera ubuzima sinigeze nkundwa. Okay, noneho tugiye ku biganiro bigize icyaha. Jewe ntabwo navuga ngo bigize icyaha. Donc umunyamakuru akakubaza ibintu kuri famiye zawe twese hano muri iyi mihanda Jackie, abantu hano badukurikiye, abantu hano bari hano, abantu 1000 bari hano, ndakubwiza ukuri yuko ntiwaburamo byibura 5 bafitanye ibibazo na famiye zabo, ariko bose ntabwo bajya muri social media. Jihad mwumvikane nyabo ndakumva. Jihad ibyo ndabyumva bizi n'abantu benshi bambwira ibibazo byabo numva birandenze, numva nyine nangiye gukomera kuko nabonaga yuko hari abantu byibura bari kunyereka urukundo bakanansangiza ku buzima bwabo. Ni benshi cyane barari imihanda mari mu muhanda imibi cyane natwe tuyiraramo. Nanjye uwo mubu warangiye na n'ubu urangiye ndi gutigita nshaka yarandi road bro urumva. Sasa rero jewe ntabwo naje gushinyagura umuntu kuba ngiye Jackie nagiye nkamena umutima wanjye nkavuga buri kimwe kuko kamera niyo natuye agahinda kanjye nawe nari mfite bwira. Ntabwo Janet rwose sinzi ahantu biri kumurya bimukorogoshore pe kuko meze neza Jihad meze neza ubu ngubu ariko gasuku ndamwiyamye mana yanjye gasuku ndamwiyamye kasukuri kubaza imiryango genda ukemura ibibazo byawe na famiye za akemura ibibazo byo mu muryango wiwe kuko nawe si yorohewe kwirwa tukana hariya kuruza ku ma Instagram kubiki nawe ntabwo yorohewe urumva ariko kutwinjira mu buzima bro yinjiriye isimbi nanjye aranyinjiriye ndamwiyamye sasanye ndamwishituye izuba riva. Ubundi nta muntu afitiye abashaka gucuruza nta rukundo nta kisasa gasuku ndakwiyamye full stop ndakwiyamye genda gace ku buzima bwanjye. Janet niba yari yagutumye kugira ngo uzunkoroge mu bwonko mubwire yuko utigeze umutumikira rwose. Ndamwiyamye pe nifitiye amahoro yanjye mana yanjye abantu bankunda hano imihanda Imana igikomeza ibaha umugisha. Abantu bafashe nk'umwana wabo hano ntacyo dupfana Imana ibaha umugisha. Famiye yaranyihakanye sinabura kubisubiramo kandi ubu ngubu niho ndahumeka meze neza pe. Okay, ntabwo njyewe nyine abanyamakuru bakomeza kunjagajaga mu bwonko nifite ibintu byanjye ibidepression byanjye mba nenda gusara bakaza bakankoroga mu bwonko rwose. gasuku ibyo bintu Janet yavuga ngo naje ngo narazingamye ngo nibiki ibyo ngibyo nanjye Gramere yarabimbwiye ngo mama yarantaye. Umuntu wese baba bari kurera bavuga uko bashaka ndabeshya Jihad ntubeshye. Umuntu wese baba bari kurera abatari iwabo bagira gute bavuga uko bashaka. Ati so yamaje gupfa nyakaraza araguta ndakurera ndakonta umva na Janet yabisubiyemo aravuga ngo naje narazingamye. Hanyuma ko naje narazingamye babuze kunyica urupfu rubi banyicisha inzara ijoro n'amanywa bankubitagura nkaho ndi intuza nkaho ndi ingoma z'abaporoso nkageraho ngafatwa ku ngufu ngafatwa n'umuntu wo muri famiye man Jihad udatuma ibintu byose mbivuga mbabarira.
iyo bimeze gutyo, iyo hari ikintu cyo gufata ku ngufu ugitangira ibimenyetso ukajya kurega muri RIB, sibyo? jihadi Nga uzi jihadi kugira ngo utaza kuza jihadi kugira kwimena inda bye cyangwa oya no gutukana, ntabwo nabihoya byiza humura ntabwo wakwivira. nshobora reka nanjye ndabizi nka n'iki ariko reka nkubwize ukuri jihadi yewe ntabwo nakwemera ko Janet agenda akajya kubeshya bingana kuriya ngo mbyemere ngo njyewe yanyohezaga amafaranga uzi ko iryo jambo rinkorogoje. None se ko uvuze ko nawe ubwawe ko wemeye ko yayakoherereje koko, sibyo? sinabyemeye sibyo narabyemeye sinigeze bihakana narabyemeye Shu- sinigeze bihakana Jackie Okay. bite Ni, oui ni Brian uriho. yes bria umeze neza sha walayi ndashima Imana usibye ino satani ngo ni gasuku ariko se njyewe njye nabonye ikiganiro cyanyu na Kasuku ariko ubu mwiyama pe ubu mwiyama nta kosa ufite rwose Kasuku niba nta kosa nari anaranga amenye ariko rata Jackie njyewe mva ikintu kinzamuye rata kuza kukubwira sibyo Jackie nawe muri buno buzima nta muntu n'umwe ubaha adakosa sibyo cyane nk'uko nawe utari umwere ufite wenda bukosereza sibyo sibyo yego njyewe nakomeje kumva ibintu upfa no kwa ba Janet sibyo nibyo bintu yagukoreye ariko wavuze ati njyewe Janet icyatumye ndakara cyane nuko Janet ari we wari inshuti yanjye ari we muntu nabwiraga ibintu byanjye sibyo ati nyuma nyine akampemukira ariko reka nkubwire hari nubwo ibyo abantu barabateranyije sibyo hakaba harabayeho wenda mwebwe kuba mutahuza ngo mubivuganeho sibyo umwe akagikwe nk'uko ubuzima bw'umuntu usanga umwe bwamujyanye hirya no hino sibyo Kasuku we wenda ashobora kubikoresha nk'intwaro ye kubera yuko ni umu-YouTubers kandi akeneye views sibyo ariko wowe na Janet ntakubeshye ndi imbere y'Imana usibye ko twese ntawazanga twese dufite ibintu twapfuye n'imiryango ariko wowe na Janet ntacyo mupfa kandi shu nubwo cyaba gihari nta wamenya impamvu y'ibi byose nta wamenya n'impamvu wenda n'ibi bya live biba bibayeho nta wamenya ndakubwiza ukuri yuko ibi ni ibintu birangira sibyo umuntu n'impamvu wumva ngo gusiba ngo Jackie mu mutwe wawe ni ukubera ko gahinda ariko ntarirarenga ntiwapfuye sibyo ntacyo wabaye warakomeje ubaho Imana irakurengera uko Imana yakurinze ugakomeza ukiriho kugeza n'ubu na Janet Imana nawe yaramurinze kugera akiriho ubu ngubu none we na Janet kandi wari uzi ko se mwakongera kuvugira kuri live imwe akayivugiraho nawe ukayivugiraho Yes. ibyo bintu wari ubizi ko ntabwo nari mbizi ariko ntawe umenya uko isi yikaraga isi irikaraga sibyo ibyari uyu nguyu bikaba ari uyu nguyu ibyari kuri uyu nguyu bikajya kuri uyu nguyu ariko reka nkubwize ukuri umutima utababarira uhora ubabaye kuko wowe ugifite igikomere n'inzigo n'umutima mubi kandi koko ndakumva pe nanjye ari njyewe umva nanjye iyo umuntu yankoreye ikintu wamana we mba numva n'ahantu yanyura bavuga ngo umuntu yahatse umuriro nanjye nawatse ariko uwo mujinya iyo muhorana imbere ye ninjye uhora uhangayitse ninjye uhora ubabaye iyo mubonye mpora nishimye iyo mubonye uwo muntu ninjye bijagaraza kandi yarigewe uba usanga ku mutima we yaratinye wenda no kunsaba imbabazi ariko agasaba Imana imbabazi njyewe akambona nk'umuntu usanzwe agasigara mvuga ati Imana izambarire Brian twiyunge ngiye kubera ngifite umutima mubi uwo muntu iyo mubonye ibitekerezo byanjye birahinduka ukumva Jackie n'umuntu wamukubaza pe wavuga nabi ariko Jackie narirarenga wowe na Janet ntacyo mupfa ni ukuri kw'Imana y'ijuru nibishaka bizasaba iki yaba ari wowe umusaba imbabazi nawe gusaba imbabazi mwiyuge nk'umuryango nugira ikibazo na wundi muntu uzakugeraho mbere usibye Janet na Janet ikibazo na wundi muntu uzamwumva usibye wowe ndakumva wi ndimo ndakumva ariko mfite agahinda gakabije ku buryo ngewe nta mwanya afite wo kubabarira ndakumva ni nayo mpamvu batagomba kuguhatiriza
ari mu bantu muri famiye nakunze cyane bimwe bikomeye. Yego ndakumva ibi oya birumvikana. yego oya birumvikana Umutima wanjye aragenda yawujanjagura bro, ntago njye namubabarira. oya umva nkubwire Jackie, nta muntu ukubwiye ngo mubabarire nonaha. Turi kuri live iri abantu 1,000 ngahe, sibyo? Satani amenya aho Dore noneho na Janet nguyu hano. Iburetse gatoya Jiha, nta muntu ugomba kuza guhatiriza Jackie ngo babarira cyangwa se ngo saba imbabazi. Arakubwiye ati ngewe umutima wanjye uracyababaye, umutima wanjye uracyafite umujinya. Ahubwo ikintu wafa, ahubwo mwakibaza ngo ese niki mugiye gufasha Jackie? Murakomeza mu mutumire mu biganiro, mu musembure mumubwira Janet cyangwa by'ugerageza uburyo we na Janet wabahuza, umwuka muganiriza agashira uburakara akiyunga n'undi. Ariko kuki abanyamakuru amushaka views? Suko. Nibyo. Umva Jackie, nanjye ndabizi ari abanyamakuru, ibyo bintu biba abanyamakuru ukagenda akagusembura agatuma uvuga amagambo mabi, sibyo? Ubu nonaho ubu tuvugana abantu 1,400 nanjye Brian ndimo. Jackie, Imana tubabare ntago mbyifuje, ariko ikibazo cyose wagira umuntu wa mbere wabanza kumva iyo nkuru agatekereza n'icyo agomba gukora n'ubufasha bukaza mbere ni Janet cyane, sibyo? Na Janet nawe ahantu ari nuko ubu gifite umujinya, ariko ntago umujinya uhoraho sheri. Uyu munsi turi kuri uno munsi, ejo n'undi munsi, ntago umuntu ahora ababaye, ntago bibaho. Imana yaremye iminsi, irema umunsi ubabaje n'umunsi w'ibyishimo. Ntago umuntu ahora ababaye. Uyu munsi urababaye ufite umujinya, ariko ejo ntabwo uzaba ufite, kandi umujinya nushira hakaza ibyiza. Ibyo byose uzabyibagirwa. Ahubwo wowe umutima wawe wagurire kuzababarira, nubwo bitaba uno munsi. Nushaka uzababarire nyuma y'imyaka 5, ariko final uzababarire kugira ngo uruhuke. N'impamvu kirushye nuko bamukubwira ukibabaye ukarakara cyane, sibyo? Ariko umunsi kubabarira kwaje muri wowe, Janet niba muvuga uzishima, uzumva unatewe n'ishema nuko bamuvuga kandi bakamuvuga neza. Bria, uraho nari nabashuze, urakoze cyane. Reka mbabwire, Bria nurera abana, hari abantu ufasha. Umuntu wamufashije akaza next time, wamufashije akaza akakwitura inabi, Bria waramufashije, wamufashije akantu gakeya. Simvuga ngo uyu mwana w'umukobwa namutayeho byinshi cyane, yabigaya yagira ate, ariko we wenyine ariyemerera ko at least hari ibyo namufashije. Buriya kufasha abana, kufasha abantu, kufasha community, ugize utyo ugafasha umuntu akaza akakwitura nabi, utaramuvugaho, utaramuhemu, utarajya hariya ngo ugire ikintu umuvugaho, ukabona ibintu wikuragaho savings za ukazifata ukaziha uwo muntu muri bariya abana ufasha, ukajya kubona ukabona kwituye nabi, wagira ute? Wakomeza ukamufasha. Reka ngewe nkubwire, sibyo? Niba wabyumvishe neza, Jackie yaje aravuga ati ngewe kuva aho nabereye mu biganiro, uyu muntu witwa Janet nigeze mugarukaho, ntago yigeze kugarukaho, ntiyigeze aranakuvuga, kandi suko yarabuze ibyo kuvuga. N'ibingi bari kuvugira hanga yari kuba yarabivuze mbere, yari kuba yarabivuze mbere, uretse akabivuga mbere akavuga ati ngewe Janet, tukakumenya mbere, ariko tukumenyaho Kasuka musemburiye amukubwira. Ikigaragara yuko uziranye nande na Kasuku, kandi mufite ibyo mwaganiriye kuri Jackie, yaragize akaza kumusembura mu kiganiro amuvugana. Nkubwire Bria, ndarahira ku izina ry'Imana, mu buzima jewe umuryango wanjye ndawubaha. Jackie nawe ari hano arabyumva, sinari navugana na Kasuku ijambo ryerekeranye n'umwana w'umukobwa, because uno mwana muravugana bisanzwe iyo ansabye, iyo avuze ngo afite abantu afasha bra bra bra, arashaka inkunga, ndamutwerera nk'uko abandi banyarwanda babigenza. Nicyo mpuriyeho na Kasuku mu buzima. Ariko Kasuku none Kasuku yamenye gute ko ufite icyo upfana yamenye gute ko ufite icyo upfana na Jackie ko mufite icyo mupfana mwebwe hagati yanyu? Kasuku ubwewe wenyine arivugira ko Jackie ari we wabimubwiye, kandi yagera kwa Jackie akamubeshya ko ngewe mvugana nawe ari jewe wamubwiye Jackie. Rero ni mwaravuganye. Reka nsoze nibura mu byumve, na Jackie arabyumvira aho ngaho.
Kasuku we araza akababeshya ko nje navuganye nawe about Jackie. Nababwiye ko mu muryango wanjye ukuntu nubaho umuryango wanjye nta kintu navuga kiri kuri media mvuga ibintu biri kuri media nshyira mu muryango wanjye. Jackie sinigeze muvuga ukavuga ngo naramwihakanye, ni nako ntashakaga ko abantu bamushyira mbese bamuvuga mu muryango wanjye. Jackie sindamuvugaho kwa Kasuku, kandi Kasuku niba koko naramubwiye Jackie dorara recordinga niki naza kiri biganiro byanjye hari hanze. Ariko Kasuku we yaraje arakubwira ngo Jackie yamubwiye ibyo mwarabiganiriye. Oya ahubwo Kasuku yasohoye ikiganiro out of nowhere yataranamvugisha. Kasuku ntabwo arazi wanjye ngo ambwira ati Jackie yambwiye ibi nibi, na Kasuku bwe ntabwo ndamubwira kuri Jackie, kandi niba naramubwiye kuri Jackie ava muri famille yiwacu nakiri hari ibiganiro hanze abibyereka abanyarwanda avuga ati dore Janet yambwiye ibi nibi. None se Janet wowe tekereza nk'umuntu uruta Jackie, ntabwo wumva yuko ikibazo ari Kasuku waje akabateranya, ikibazo atari Jackie, ikibazo atari na Janet? Of course afterwards nahamagaye Kasuku ndamubwira Kasuku vugisha ukuri urahire ku izina ry'Imana, mu gihe ngumenye imyaka ingahe ngumenye tuvugana njye nari nakubwira uriya mwana vugisha ukuri. Atangira kurya indimi, atangira kumbekera, actually ambekera ngo twaravuganye. Noneho niba twaravuganye ngiye nguhaye uruhushya genda ibiganiro byanjye ubishyire hanze abanyarwanda babyumve niba narigeze nkubaza kuri uyu mwana ever in life. Urumva? So njyewe ikintu cya mbere rero nkubwira Brian, nakubaje ikibazo kimwe, ni wewe wakumva ute ufasha abantu ko tubizi ko ufasha abantu, umuntu umwe akaza akaguhemukira mu muryango akutuka akwereka, niko nabacira umugani ndavuga nti ntuzakubita inkoni yagufidinze, ntuzakubita inkoni yigeze kugaburira. Umuntu wakugaburiye iyo umukubisa acika intege, wakugaburiye umuntu iyo umva nsoze, umuntu wakugaburiye iyo umuvumye nk'iyi mivumo uyu mwana w'umukobwa arimo kumvuma, arimo kuntuka, nawe nacika intege nkavuga I'm sorry. Hanyuma wamvumye mikeya, wamvumye mikeya unyihakana ku manywa y'ihangu, wamvumye mikeya mate turaziranya ntabwo murimo muraganira mwenyine. Hanyuma niba tutazanye kuturamfatije ukiri kuvuga ngo waramfashe, ndakwinginze ndashaka ko mvuga nkava hano noneho Jackie agasigara avuga ibyo ashaka cyangwa se akajya kunukira kwa Kasuku. Ntabwo natwe kuri no live twabikwemerera Jenny, wivuga uravuga ibyo ushaka ngo nurangiza nguveho ngo na Jackie yashaka. None se we nagushaka kwiyunga na Jackie? Ndakubaza nk'umubyeyi, bikore nk'umubyeyi. Brian reka nkubwire ukuntu ngiye kubikora, sibyo? Njye ntabwo ndi gusubiranye na Jackie, hamaze imyaka myinshi naranze gusubiranya nawe, sibyo? Nanjye narabyanze singukeneye, ejo natazana kiruka mvuga ko rero wanyizije. Brian ntabwo ndibuze kuri iyi live ngo nje gusubirana na Jackie. Nanjye ntabwo gukeneye rwose. Reka mpayira nawe ubaha abantu barara. Ejo nazakira akavuga ko ari unyijije babarira bwa nyuma. Jiha reka mbabwire Jackie uyu nguyu namubonye kabiri mu buzima bwanjye, therefore nanjye nakubonye kabiri. Exactly, so move on. Ndagusaba ko mubwira abantu mureke guterana amagambo ahangaha agahinda ngo ujye kwiyahura kuko navuze ngo ntabwo nkiri mu buzima bwawe. Please move on. Niyahura ahubwo watumye mbaho, watumye mboni we ntabwo nakwiyahura kubera wowe Janet. Neza ugakora guteye ntabwo umbuze mu buzima bwawe wabaho still nkuko wabayeho. Na data naramubuze naswe weho, na data naramubuze naswe weho. Jackie sankuvaho mbabarira. Ntabwo oya oya sankuvaho kereka avuge nta kibazo. Oya sankuvaho oya hano ntabwo ariho baruhutse, hano mwaje kuruhuka, ntabwo mwaje kuruhuka, ntabwo ariho mugomba kuruhukira. Ariko sureka mubwize surebe ibi bintu byose murimo
Imana izambabare nzongere numva inkuru yanyu mwariyunze kuko nta kintu kizima murimo murapfa muri gupfa ariko ko Kasuku yaje wabonye nkabwira biriya umwe bitutsi ubwo se umuntu yakwiyunga gute na biriya bitutsi sheri wowe wamutse bike reka nkubwire nawe mu buzima bwawe ntabwo uba ubuzi ibyo wakoze ni Imana natwe ubwacu tubabarira ibyaha nubwo byaba bimeze gute nta kintu umuntu atababarira umuntu aratambikira none se wowe nutamufata nk'umubyeyi ubyaye ikibazo arakirigata sibyo nutamureka byibuze ubwe ati reka mugarurishe ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana umuntu nakubwira nawe ukamubwira inabi reka nkubwire Brian reka nkubwire nawe niwa umva cyo kosa uyu muryango ntago woroshye gute se umuryango ntago mworoshye gute ni ukuri kw'Imana Jene reka nkubwire nk'umubyeyi ku ruhande rwawe urababaye pe nanjye ndi umuntu nkabona umuntu wanditse biriya bitutsi mu buzima bwanjye nakumva ko nazongera kumubabarira sibyo ariko na Jack nawe akagira ati nanjye agahinda katumye niyambura n'izina ryanjye njya kwishyiraho irindi zina kubera yuko numvaga ko nuzuye urwango muri njyewe sibyo mwese mwazize amaherere no habayeho kutavugana hagati yanyu kutumva ikibazo umwe cyamukuye mu rugo ngo agende sibyo ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru ibyo ni ibintu bibaho abantu barashwana kandi bakiyunga ibintu bikarangira pe Jackie uri kubyumva ndimo ndakumva Brian ni ukuri kw'Imana Jackie reka nkubwize ukuri na mwese mufite umujinya yaba ari wowe ufite umujinya kandi ikintu cyiza kibaye nuko none mwese mubashije kuvugana umwe akabwira undi n'undi akabwira undi ariko ibi ngibi ni ibintu birangira sibyo ni ibintu birangira ibi ni ibintu abantu bapfa bikarangira ubuzima bugakomeza sibyo twese twarahemukiwe ariko iyo muri wowe utarababarira ni wowe wahereye njyewe maze igihe mbikurikirana ejo bundi waranyihaye ujya kuntuka ndakwihorera njyewe na DJ Brian wihaye ibintu byo gutelefona abantu wabuze content sibyo wabuze content ntacyo afite agifite yakwirirwa ahenura hariya wabuze content ese watumiye abantu bakomeye wabakura he wababonye uwo mwanya wo kubahostinga ntago wabahostinga uri kugenda uburinga umwana w'umukobwa ngo mubwire nako wigeze kuvuga ngo ukorana na RIB ubu rero nibwo tugiye kureba uko ukorana na RIB iyo RIB mukorana nimba ari RIB yo hehe nimba ari yo muri Kongo ntago tubizi ibyo byose warabyivugiye uriya mwana w'umukobwa uzanuka buringa hari mu minsi ishize duheruka kwitaba muri RIB ibiganiro yagiye kora bitesha agaciro igitsina gore kubera gutukana n'ibiki byose n'amagambo hari nawe ubwe hari ibiganiro bamuvugishije hari ibiganiro badusibishije by'uriya mwana w'umukobwa ku buryo hari nabo yabwiye RIB yihanije gukorana ibiganiro nawe kubera yuko baramubwiye bati nimba mudahinduye content turi kumvikana nimba mudahinduye content nimuhagarike gukorana ibiganiro nawe RIB irabidusibisha natwe ubwacu kuri The Dynamic unabyumve neza mw'abanyarwanda hari ikiganiro cya Jackie RIB yasibishije urumva hari abanyamakuru barababwiye ngo kumukoresha ikiganiro ntago tubyanze ariko hari amagambo akoreshwa mudakomba kumubazaho uriya mwana w'umukobwa nawe ubwe arabizi neza RIB yarayitabye iramuganiriza natwe ubwacu baraduhamagaye muri The Dynamic n'ibindi bitangazamakuru bitandukanye ibiganiro barabibasibisha barababwira ngo nimuhindure content none wowe harya gukorana na RIB alo ibi nibyo dukeneye noneho RIB turayikeneye nayo isubize ngo abantu bakorana nabo nimba baba bagomba gutesha agaciro imiryango cyangwa n'abantu ku giti cyabo ni gute basibishije abandi biganiro ibyawe bitesha abantu agaciro bikaba bikira aho ngaho ese mbaza imiryango yacu iroborije kudutunga cyangwa kutumenya
none se abantu bose muri iyi mihanda wibwira yuko batagifitanye ibibazo na famiye? Nawe ubwawe ubifitanye na famiye zawe, urabizi neza, cyangwa nzabikuzanira mbidarape hano. Urabizi neza ko nawe ubwawe ufitanye ibibazo na famiye zawe. Wagiye ugakemura ibibazo byawe na famiye zawe, ukareka kujya gukemura ibibazo bya famiye z'abandi utanazi, utanaturanye nabo, utanazi rwose utagomba no kumenya. Inyarugenge mukaza ngo abantu ibi byose ni wowe Kasuku. Ibiganiro uvuga ngo abantu ngo ntago bafasha, ngo umuntu nibagira gute, Janet hano ninde utamuzi? Wowe ubwawe ntago ujya utegura ibikorwa. Hano dutegura ibikorwa jewe na DJ Brian. Janet ari mu bantu ba supporting ibikorwa bihari, n'abandi ba mama bari ahangaha. Ariko umuntu nimba mwavuganye cyangwa mutavuganye uraje, ntago ese wowe ubwawe ushobora kutuzanira voice note zigaragaza ibintu byose uri kuvuga ara ku muntu w'umubyeyi nk'uyu, ari mama wawe cyangwa iki wawe uri gutukisha bene kara kagere, bari gutuka bene kara kagere, byagushimisha. Ariko DJ Brian ari hehe ko uyu mumama turamuzi kuva na kera? N'uyu mwana ngo ni n'uyu mwana ngo bavuga ngo abereye nyirasenge. Ibyo ngibyo ntago tubyitayeho kubera ko ntago tubireba. Ariko se mushobora no gusanga numvise inshuro amuzi, twebwe tumuzi inshuro zirenze we izamuzi. None nimba dufite uko tumuzi, nundi nawe akaba afite uko amuzi, ibyo bigutwaye iki? Ndashaka kukubaza Kasuku, bari gutuka umubyeyi bene kariya kageni, ari mushiki wawe cyangwa mama wawe wakubyaye, byagushimisha ugatangira ukajya hari ugakwenkwenura? Ntago byumvikana rwose. Ni wowe uri gutuma uriya mwana atuka famiye ye. Byose ni wowe uri kubitera. Ni wowe uri kuzana ibibazo bitewe n'ubunafi ufite, n'umutima mu bufite, kuko nta content ufite. Yes, nejo bundi uzamuhamagara aziyongera tuke famiye ye. Gute se? Ntago bishoboka, ntago tuzabibemerera, ntago byakunda, ntago ntibishoboka gukunda. Never. Ntago bishobora gukunda, ntibibaho, ntago byakunda rwose. Bitari ibyo, nawe wa mukobwa we ngo ni Jackie, abantu hano barakuzi, ugomba kugukunda, nta tegeko rihari ry'uko umuntu agomba kugukunda cyangwa kukwitaho. Imenyera ubuzima bwawe rwose, nta kibazo. Abanyarwanda hano ejo buri numvise uvuga ngo hari umugrameri wubaha. Ubu uri kumwubahisha, uri kumutukira famiye, uri kumwubahisha, se ejo si uzakugeraho. Kuba batakwitayeho, iyiteho nawe ikunde, kuko twese famiye ntago zidukunda, nta nubwo biri ngombwa ngo bigire. None se umuntu kuba ari nyogosenge ntago bivuze ko yakubyaye, nta nubwo ari itegeko ngo akwiteho. None se Kasu, wowe nyogosenge wa hano ruguru muraziranyera niko? Umva bantu mukora YouTube, mufite YouTube, mureke kurengera no gukata, muvuga ibiri mu mihanda fine. Aba babyeyi ntibari mu mihanda, umama wa Janet ntari mu mihanda, famiye ze ntiziri mu mihanda, abavandimwe be ntibari mu mihanda. None se ubwo urumva uri guhesha agaciro famiye yuriya mwana uri gukoresha ibiganiro? Yirenza nde? Haryo ukangisha ngo uziranye na Ribu, ngo Ribu ngo ukorana nayo. Ndashaka umunsi wongeno njyewe mperuka no kukwiyama ndakubwira ngo stop. Ntago ushobora gukoresha ifoto yanjye mu kiganiro cyawe, kuko sitaki shitani igenda iguruka. Njyewe bura ntago ndi shitani, ntago ugomba gukoresha ifoto. Ariko rimwe tuzahura Kaso, tuzababa ngo harya ngo ukorana na Ribu nayo dukeneye idutangarize koko niba mukorana, uri akaba ari wo murongo yaguhaye, tumenya aho tujya mu mategeko natwe. Nta soni meruka kuguhamagara ndakubwira ni stop kumvugaho, ntago jewe mbyanze, kuko jewe niyo mutamvuze ndababara. Niyo mutamvuze ndababara. Ariko stop, mujye mureka kumpimbira no kuzana ku ifoto yanjye uyishyire kugira ngo abantu baze. Se kugira gute? Kugira ngo yes, ntago nanze ko mumvuga, ahubwo mbashaka mumvuge. Bebe mutanamvuze gengira n'ikibazo no. Ariko Kasu kute
ni gute ushobora kwicara ubwawe byavuye mu kanwa kawe uravuga ngo ukorana na ribu dukeneye Dr. Murangira Thierry adutangarize nimba koko mukorana twumve kuri ari wo murongo yaguhaye tubyemere tuvuge tuti aha none se ko ari mu kizuru ibyo twanabyumva umva ngewe ubwo twabyumvikana ubwo twamenya urundi ahandi hantu dushobora kujya bebe muceceke mujye mwumva umuntu yabuze content aririrwa yayura kuri famille udashobora famille zifura abantu batuje bakunda abantu ariko kubera yuko wenda hari igikorwa wateguye Janet wenda ntiyagisapotinga bitewe n'akazi afite birakurakaza Janet ni umuntu supportinga na ba DJ Brian hano murabizi n'abandi mwese mutegura ibikorwa byo gufasha ni umuntu uvuga ni umuntu muzanira abantu bafite ibibazo akagira contribution nawe ashyiraho nk'umunyarwanda zibazo by'abantu bahura nabyo muri iyi mihanda urumva ni umuntu nawe urabizi neza ko hari ibikorwa ujya utegura akagusapotinga ubwawe ujya uri kuri live ukabyivugira ariko kuki abanyarwanda mwibagirwa vuba amaboko umuntu araguhaye ejo uragiye umwogeyeho uburimiro umutesheje agaciro nta soni kasuku ariko nyeberwa ahise ubundi uri umudiaspora wa hehe nyeberwa n'ubudiaspora bukurimo kuko mbona ntazi ibintu by'ubucipu burimo mana nyagasani mana bintu by'ubucipu n'ibiki byose inda nini yishukuze nta soni wowe ubwawe ntabwo ujya uvuga uti ndashimira Janet Gisetsa wo muri Canada ari mu bantu basapotinze iki gikorwa ndi gutegura none uribagiwe n'akanya mwarangiza ese ubundi baze kabone niyo yabikora cyangwa atabikora kuko abikora kubera umutima we mubaze atabikozeho ntabwo mushobora gutegura ibikorwa byanyu n'abandi bagasapotinga ubundi mbaze famille z'abantu ibibazo biri muri famille mwese hano munkurikiye abantu 500 mwese mugirana ibibazo na famille zanyu mwese ko mutaraza ku YouTube ngo muvuge ko mutari mwaza munsubize numvireho ko mutaraza ku YouTube ngo muvuge ibibazo mufitanye na famille zanyu kuki kasuko wowe nagufitanye ibibazo na famille za ese ubundi famille zawe nta bibazo birimo genda ukemura ibibazo byo muri famille zanyu twese twagiranye ibibazo ariko mwarangiza mukaza ngo abantu batemutera imbabazi hanyuma umwana uramufashe w'umukobwa Jack uramuburinze alors uramuburinze ngo urindaya ngo none se ngo tugushe ngo yongureke kanoka sex work is work please stop mureke kuburinga abantu uriya mwana mumuteshaga ni nawe ubwawe wamuprovoce turabireba nta soni ukajya mu miryango y'abantu njewe watuka umuntu ku giti cye na Janet wazanuka mutuka ku giti cye wenda muraziranye famille ze muhuriye hehese byibura se yaba yanakugiza ati muri iyi mihanda ko tuzi Janet imyaka na yindi numvise ahubwo bamwe mutanamuzi nuriya mwana ngo abereye nyirasenge ariko bivuga ese ubundi mbaze kuba ari nyirasenge ni DNA kuba ari nyirasenge bisobanuye egare kuza ukatuvuga ngo yebuze bibe kuba ari nyirasenge bibinko nise yo kumukubitisha ngo abade no ntabwo bishoboka uriya mwana ngo ni Jackie mu muhamahoro akore shozi wagomba gukora nawe wa mwana we uzukoresho twese dufite famille amafamille duturukamo tuzi uko twabanye nayo ntabwo twese tuza ngo tuyexpose hano nta wamenya ejo nejo muri twese tuba twarananiranye ariko ubundi mbaze ubu mureke mbabaze ubu nanjye najya hano nkavuga ngo famille zaranyanze njewe ukuntu mba meze gutya nkakasa mutwe muri iyi mihanda ubundi famille zaba zijya kunkunda zinshike ubundi we famille zajya kugukunda zihereye kuki none se kasu uyu mwana urashaka kumva yuko umurushije ubwo n'urukundo mufitiye mbese uri kumushuka uri
nta soni umwana w'umukobwa ukamufata ukamutesha agaciro bene kari akageni erega nawe akaza ngo ye no nawe ukabitega amatwi usubiza abanyarwanda babyumve ibi bintu ndaje ikiganiro nzakora kuwa gatanu nzabibaza ribu ni wowe wavuze ngo ukorana na ribu twumve ko ari wo murongo ribu yaguhaye ibi tuzabibaza ribu kuko ntabwo tuzajya duhora turi shuku ngo uyu muntu ngo nta soni kweri famiye umuntu w'umubyeyi famiye yiyubashye ibi bintu bigomba gusubirwamo bitari ibyo ngibyo ntabwo biza kuvamo hano mu Rwanda ntabwo bivamo twitoreye perezida wacu uri kumva twaramutoye agomba kudufasha bino bibazo ubu rero yaravuze ngo mujye mumbwira uretse wa mwakwitonze ko twese tuzi gutwitingara ko tuzi gutwitinga Kasuku bwawe wivugiye ngo ukorana na ribu dukeneye ribu duha ubusobanuro nimba uriya murongo ari wo yaguhaye ugomba kujya muri famiye z'abantu ngo ugiye gukemura ibibazo muri iyi mihanda birimo byinshi ingo muzijyamo gute ibyanyu bihandoringa gute ubizana kuri social media azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto yego oya ubu nuko namaze kubona ko biri too much uzabaze ngewe ngira uko ngenda muzanaperereze buriya ngewe ngira uko ngenda ngira nuko mbaho nundi musi gutamitse ni gute wabona ibintu ngewe iyo mbonye ibintu bitagenda neza muri iyi mihanda ndabivuga ubu buretse kuwa gatanu nzakora ikiganiro mentioning ribu yes kuko nzi neza yuko bakurikirana ibiganiro byacu noneho batubwire ngo uyu murongo niwo mwamuhaye mwaramuhaye ngo ajye gukemura ibibazo bya famiye uricara ukanaburinga umwana w'umukobwa nta soni yego ubwo yarabyivugiye ndetse ndi kubivuga hano ariko ndi ikigoryi nta soni ariko njyewe iki kibazo buretse nako ntabwo biza kurangirira hano njyewe ndi kubireba nkabibonera ubu abantu bose bazajya bagirana ibibazo na famiye bajye bajya muri social media kuki batajya muri ribuse ngo barege ko musetsa ubu twese nituzajya tugirana ibibazo na ribu n'abantu bo muri social media tujye tugenda